Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Umugano TV, twongeye kugaruka muri bya biganiro byacu bisanzwe, turi kuvuga ku bijyanye n'abaperiveri narisisike, abantu bafite trouble twakwita kwikunda cyane birenze urugero. Muri ino minsi rero turimo turavuga ku ruhererekane rw'amayeri cyangwa amabanga bakoresha kugira ngo bamanipire abavigitime. Tumaze kuvuga ku mabanga 6, uyu munsi turavuga ku rya 7. Ntago ariyo yonyine ariko niyo y'ingenzi, ariyo mpamvu ariyo turi busorezeho, andi tuzagenda tuyavuga gahoro gahoro mu biganiro byacu bitaha gahoro gahoro, bitewe nuko tuzajya dutegura ibiganiro cyangwa ku bibazo twabajijwe n'abakunzi bacu. Uyu munsi rero ibanga tugiye kuganiraho ni iryo twakwita uburyo umuperiveri narisisike agushyira mu rujijo no mu cyizere bihora byizengurukaho bitagira iherezo. Uyu munsi akakwizeza, ejo akagushyira mu rujijo, mbese ni nko kugucanganyikisha. Ntumenye icyo gufata n'icyo kureka, ntumenya mbese ngo ari mu biki, ibyo atarimo ni ibiki. Ibyo mu gifaransa bita souffler le chaud et le froid en même temps. Uyu munsi ni ukuvuga ngo umupiyeni aragukunda, ejo akakwihunza, noneho bigatuma uhora muri wowe wibaza ngo ese naba nakoze iki, ese bimeze bite, umubano wacu urerekeza he? Ni ukuvuga ngo aragukunda, ejo akakwanga. Urukundo rwe ruhora ruhindura isura buri gihe, kandi ntiruhinduke mu buryo buri pozitifu, mu buryo bukomeza. Ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo byabaye byiza, ejo arongera akaguhindurira bikaba bibi kurushaho, ku buryo uhora utazi ngo ese ibi bintu ni bizima, cyangwa mbese akora ku buryo ahindura ibyiyumvo byawe. Ibyo bintu rero niba ubirimo, wakagombye kumenya ko atari relasiyo iri normal. Ushobora kuba wibaza ngo kubera iki uguma utekereza ko cyangwa utegereza yuko ari bwongere kwisubiraho akaba mwiza nka mbere. Twabonye ko umuperiveri narisisike iyo akinjira muri relationship aza ashyushye pe, akakubombarida urukundo muri ya periyode twita love bombing. Noneho rwa rukundo yakubombarize nirwo rugukurura, noneho yagera hano muri show froid akatangira kuruguha rukwambura, ku buryo uhorana cya gishyarara cyo kuvuga ngo byagenze bite, ugahora umutegerejemo wa muntu ufite urukundo rwinshi wa mbere. Mbese rwa rukundo rwa mbere akaba ari rwo uhora utegereje, mbese nk'umuntu ufite inyota ukeneye kunywa amazi. Uyu munsi rero nicyo tugiye kuvugaho, tugiye kuvuga kuri iyo tactique ya show froid. Uyu umupiyeni aguhindurira imyitwarire, ni ukuvuga ngo imyitwarire ye ayihindura akurikije nyine uko abishaka, mu buryo butunguranye, ku buryo nawe ubwawe utungurwa. Rimwe akakwereka ko agufitiye urukundo rwinshi, ubundi ukajya kubona ukabona arakwirengagije, ndetse ukumva biranakubabaje. Ariko we twabonye ko nyine nk'uko bivugwa ko ari tagitike, ni ibintu aba akarikira ababikora ku mibare.
iyi shoefurwa rero ni sikire yo kuguha urukundo rwinshi, hanyuma akarukuraho akabigira nk'umukino. Kuri we biba ari nk'umukino kuko aragucanga nyine nk'agapira tu. Kuba ari ukugira ngo rero agere ku kintu cyo kugira kontorore kuri wowe, amarangamutima yawe amera nk'uyafashe mu kiganza, nyine arayajongera uko abyumva. Ntabwo rero abikora gutya gusa, umupervers narcissistique aba afite objectif cyangwa intego ashaka kugeraho mu gukora ibi ngibi. Ikintu cya mbere aba ashaka kukugumisha mu rujijo, we gusobanukirwa ibyo urimo. Kubera ntago igihe cyose utari mu rujijo, ntago umupervers narcissistique biba bimwaranja, kuko kubana n'umuntu ufite muri mind hazima, hatekereza neza, hari pose, habasha kubona ibintu hakabisobanura, ntago biba biri muri enterezi. We rero ikintu aba ashaka gukora muri ibi ngibi ni ukuguhoza mu rujijo kugira ngo uhore nyine ujagaraye, we kubasha gutekereza ku bintu by'ingenzi ndetse harimo n'umubano wanyu. Aba ashaka kugira ngo ugumye ushaka kumushimisha, kugira ngo nyine wisiripasi, ukomeze umushimishe kugira ngo rwa rukundo rwa mbere yongeye aruguhe. Mbese uba umeze nk'uri kwigura, utangira kumukunda umeze nk'uri kwigura kugira ngo urebe ko za keya ze za mbere yaguhaga zagaruka bitewe n'uburyo uri kumufata. Agufungira mu cyizere cy'uko azongera akagaruka akaba wa wundi wa mbere wari ufite urukundo rwinshi. Icyo cyizere ni nka cya kindi mu kinyarwanda bavuga muri wa mugani ngo kiraza amasinde. Mbese uguma kuri cya cyizere ukamera hari umugani bajya bavuga ngo ikirondwe gisigara ku ruhu inka yarariwe kera. Ni ukuvuga ngo icyo cyizere ufite cya rwa rukundo rwa mbere cy'uko azongera akaba nka mbere, aba yarakubibyemo inyota, yaraguhaye ikintu cyiza. Noneho rero yatangira kugusufura iyi shoefurwa, ugatangira gutegereza ngo ese azongera abe umuntu mwiza, buriya hari aho nakosheje, azongera agarukemo neza. Ibi ngibi bigera kuri objectif y'ingenzi yo kugira dependa emotionellement. Ni ukuvuga ngo amarangamutima yawe asigara agengwa nawe, uhora nyine se nabivuga ngo iki, uhora ufite inyota nyine y'amarangamutima agomba kukugaragariza nayo, ubwo mbese uhora wasamye nk'aho waba uri muri dezeri, inyota yakwishe, utegereje akagute konyine k'amazi kahanuka cyangwa k'imvura ngo kakugwe ku rurimi byibura. Ni uko uba umeze, uhora nyine wahagira utegereje yuko yakunagira utwo tuvungukira tw'urukundo. Ahangaha rero nicyo twakwita ngo uba dependa emotionellement, usanga amarangamutima yawe byose bigengwa n'imyitwarire ye. Ibi rero bigira impact negatifu ku muvictime, kubera ko icya mbere bibyura umuhangayiko muri we, ahora ahangayitse, atazi iyo biva n'iyo bijya, atazi icyo yakora, atazi n'icyo yakoze, mbese ntago aba azi aho aherereye. Yitwara nk'uri mu bwoba bw'uko agiye gutakaza uwo muntu, kuko nicyo aba amwereka. Igihe cyose atarimo kumwereka urukundo, igihe yabaye furwa, aba atekereza ko amarangamutima ye yayerekeje ku wundi muntu. Umuvictime rero birangira atakaje amahoro, agatakaza n'icyizere, cyaba kuri we, agatakaza icyizere mu rukundo, agatakaza icyizere cy'iyo relationship barimo, kubera ko ababona atazi iyo biva n'iyo bijya, ariko akaguma muri ya ntambara ngo arwane umuntu
amugarukire agarukemo neza. Ingero zigaragara ni uko uyu munsi umuperiveri narisisike akubwira ko uri umuntu w'ingenzi cyane mu buzima bwe, ejo yakuvugisha ukabona ntashaka no kukuvugisha, cyangwa akanakupa na kontakite rwose ntakuvugishe, ari byo bya bindi twise ubushize teretoma do siranse, akaguhanisha guceceka. Kandi ejo mwari mwahuje urugwiro akubwira ukuntu uri igitangaza, niba uri umugabo mwiza, uri indasimburwa, waba uri umugore nabwo bikaba ari uko nguko, uri umugore uri igitangaza, uri iki, ejo akaba pyo agukupiyeho. Urundi rugero, iyo ugerageje kubaza ngo iyo ugerageje kubaza ngo bimeze bite ahangaha ko bitagenda neza, biri gupfira hehe, akwereka ko nta kibazo gihari, ahubwo uri sansibure cyane, ndetse akakubwira ko ibyo ubona atari byo. Urumva aho ngaho aba yakugereye muri gazirayitingi, agera n'ubwo ashobora akubwira ko uri inkomwa hato, nyine ibintu birimo kugukora ku marangamutima birensinyifiya, nta kintu bivuze, ko nta kintu abonamo cyakaguhangayikishije mu byo uri kuvuga cyangwa mu byo ari gukora. Nsoza rero navuga ngo urukundo rutekanye ntago ruvuna umutima, nta nubwo rukuvangavanga ku buryo utekereza ngo sinzi iyo biva n'iyo bijya, uba usobanukiwe umujyo w'umubano wanyu. Iyo urukundo ruguhoza ku nkeke, urukundo rukagutera guhora mu rujijo, navuga ngo urwo rukundo ntago ruba ari urukundo ruzima, ahubwo iba ari manipirasiyo iri degize mu rukundo. Ibyo wifuza rero ntago ari iyo manipirasiyo, ntago ari urwo rujijo uhoramo rudafite iyo rwerekeza. Icyo wifuza ni sitabirite mu mubano, ntago ari ya mirabyo n'ibishashi by'igihe gito twabonye mu rukundo, ahubwo ni umubano uri sitabure, uguha amahoro, uguha ibyishimo, ukaguha umutekano. Niba uri ahantu ukamenya ko uhari, apana gutekereza ngo nubwo mbirimo ariko ndabona ahari nta cyerekezo. Niba rero wisanze muri ibi bintu, ntago ari wewe wenyine, kubera ko nk'uko tumaze iminsi tubireba, tubona ko icyorezo cya manipirasiyo ni ikintu kimaze gufata nk'intera muri sosiyete. Icy'ingenzi ni ukubisobanukirwa, ukamenya uburyo wakikingira kugira ngo ibi bintu bye kukugiraho ingaruka zirambye, cyangwa se utinde mu mubano mu by'ukuri udafite icyerekezo. Iga kwisobanukirwa, umenye urukundo nyakuri, umenye urukundo ukeneye n'urwo udakeneye, umenye niba umuperiveri narisisike atangiye kukwapurikiraho tagitike runaka, menya kuyikontara, wiyubakire imbibi runaka zitarengwa. Nubona ibintu bidakwiye, ugire imbaraga zo kugira gute, zo kubisohokamo niba bidakwiye. Ibidakwiye, ibidakosoka, hari defo, hari ikiganiro nzategura, wenda hari abantu bakunda kumbaza ngo ese igihe hari marantandu cyangwa ibintu abantu bari kumwe batumvikanaho, iteka ni ngombwa yuko bakupa kontakite cyangwa rorasiyo bakayireka bakayivamo? Ndashaka kuzabategurira ikiganiro kirambuye kuri iyo ngingo umunsi umwe, kubera ko ntago abantu
babana bahuza byose, ariko nanone ntago abantu bitwa ngo bari mu rukundo, ntago urukundo ari oburije kugira ngo usiporute caprice zose ndetse n'izikwangiza. Uyu munsi rero reka dusoreze ahangaha, tuzakomeza ubutaha dukomeza ku yindi ngingo ikurikira, iyo tuzareba uburyo izi tagitike zose twabonye uburyo ko zikora nka serikire yisubiramo. Tuzareba uburyo umuperiveri narisisike izi porosesi zose azikurikiranya koko nk'umuntu uri ku mibare, zigakora neza ku muvigitime we. Turebe n'uburyo iyo serikire ushobora kuyica niba uri umuvigitime wisanze muri iki kintu. Reka dusoreze aha none rero, naho akagaruka tubibutsa ngo mukande subscribe, mukande like, kandi mujye mukanda no mwibuka no gukanda kuri ka kazogera kugira ngo ikiganiro dushyizeho YouTube ijye ibereka ko cyagezeho. Reka dusoreze aha rero, naho ubutaha. Turabakunda cyane, tubibutsa ko umugano intego yacu ni uwo kwiga tugasobanukirwa tukabaho neza. Muramuke rero, naho akagaruka.